kubasuhuza inshuti z'umusaraba aho muherereye hirya no hino, yaba ari mu majyepfo y'igihugu, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ari ku yindi migabane yose, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ujye ugira abacuti, ujye usuhuza bari hakurya ari bwota amasimbi. Murakoze cyane. Ndasuhuza Mariya uri muri Amerika. Mariya uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndasuhuza Cyuzuzo ari mu Bushinwa. Cyuzuzo uri mu Bushinwa turamusuhuje. Ndasuhuza sister wanjye uri muri Kenya kwa data wacu, mve ko musuhuza. Mushiki wawe nawe musuhuza cyane, yitwa nde? Witonze. Witonze muri Kenya turagusuhuje. Ndasuhuza n'umukobwa w'inshuti yanjye yitwa Ansel uri muri Tanzania. Turamusuhuje mu izina rya n'abandi bose ndabasuhuje, Imana ibamugisha. Turabasuhuje koko, nanjye ndasuhuza Edimo Merano ari mu gihugu cya Kenya. Amen. Ndamusuhuje Mutuyimana Clarisse twariganye cyane, Imana ikomeze kumuhereza umugisha, ashobora kuba ari Ngoma ari muri kino gihugu cy'u Rwanda. Turabasuhuje abo ngabo bose n'abavandimwe cyane kandi n'umugisha. Turongera turagutumiye bundi bushya. Turagutumiye uje mu mavuta mashya none y'ibitangaza. Amavuta agiye gutabara. Ushimwe kaya we. Ejo ni ngo wavuye mu nda yarwo. Mu nda gusa urupfu. Niho narimbuze. Mana uhabwe icyubahiro wabanye nanjye. Mbona kandi ushyirwe hejuru. Nari impfu yamaze gato. Iriya ni iminsi yindi nanone Imana ibikongera kubera ko hari ibintu bisigaye bidatunganyije ubu igarutse gutunganya. Ndayishimiye da. Mbese byagenze gute mu buryo bwo kugira ngo tujye tumenya. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi. Mugira neza Narcisse. Nandi kuva mu rugo ngiye ahantu neze imodoka ingereje aho nari ngeze nega akagare nagana ngo warugeze hano ikabuga nengeze ikabuga nega akagare kajya mu Gahurumani. Manutse hepfo gatoya imodoka ibitwika inyuma ya vatiri y'umukara. Hanyuma yazaga yihuta cyane ifite umuvuduko. Umunyonzi nimba yarikanzemo igare nyine risa nk'inyeganyegaho gatoya, hanyuma imodoka idukubita televiziyo. Twikubita hasi. Hanyuma icyo bihenuza ibatiga imodoka yifata ku kirenge. Yamana rero igireba abana b'Imana ikavuga ati ndacyagufite isana ngiragera. Imana idukora ako kanya. Ariko umve ko nyimara kugwa hasi natangiye kwihana ibyaha. Vuga ati mwami nyagasani ibingibi byose bimbabarira nanjye niko nibyo nafite. Kugira ngo urupfu vuga ati mwami nubwo nkoze impanuka ariko ndi kumva nshobora gupfa nangira kwihana. Vuga ati mwami mbabarira ibi nibi, mbabarira ibi nibi, mbabarira ibi nibi. Kubwo kiganza cy'Uwiteka kiramfata sinagira icyo mboretse gukomereka n'inkweto yanjye yagize ikibazo. Ariko ndashimira data wa twese ko yatanze ingabo nyinshi ku bwanjye. Kubwo yabonye ko ikinyeneye kandi ngifite ibyishimo byo guha abanyarwanda. Iravuga ati mwana wanjye ntago ari isaha yo gupfa. Bitewe n'ukuntu iyo modoka yaje ifite umuvuduko ukomeye cyane. Iyo hataba ikiganza cy'Uwiteka biba byararangiye. Ariko Uwiteka yabanye nanjye indinde iyo manuka ndongera kugaruka amahoro njya kugaruka mu rugo amahoro. Ariko ndacumbagira icyo gihe umunyonzi yarakomeretse cyane bikomeye. Nasize polisi ihari ngiye mpita nigenda avuga ati nta kibazo mfite ngiye ndigendeye. Ariko kubw'ikiganza cy'Uwiteka arata mwene data cyandamitse kikavuga ati mwana wanjye hoya amaraso y'Uwiteka akaganza. Nukuri Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ntabwo biba byoroshye kuba warusanzwe uziranye n'umuntu arangiza mukumva ngo aratashye. Ese iyi mpanuka yari igiye no kuba hari amakuru wari uyifiteho? Iyi mpanuka nayo ifite udukuru dukeya nyine. Urumva igihe umuntu asenga Imana ikavuga ati mwana wanjye ngurinze impanuka, cyangwa se ukumva n'abandi bantu bakuvuga ati Imana ikurinze impanuka. Nandi kurota inzozi mbi cyane, ndi kubona ndi kwirukanka cyane, ndi kugendesha amavi, ariko ugasanga ari yo mpamvu asanga Imana yaransuye mu nzozi. Ariko nefite amakuru nefite amakuru ko Imana indinze impanuka nubwo yabaye, ariko yajyaga inyeka ikimenyetso cy'uko Imana yari kandi ishobora byose. Rero ndashaka no kubwira abantu bose rwose mwumva ko mwatakaje ibyiringiro imbere y'Imana. Dufite Imana ishobora byose kandi Imana itabara. Muhumure dufite Imana igira neza. Niyo mpamvu rero nongeye kugaruka kuri iyi cano nshimira Imana ndi kuvuga ati Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ahabwe icyubahiro kubwo gutanga ingabo nyinshi
ku bwanjye iyo aba atari amaraso ya Yesu ni ukuri nanjye mba narakoze impanuka ngapfa cyangwa se nkaba naragiye mu bitaro nkaba narakomeretse cyane bitandukanye, ariko ndashimira Imana ko iki gitondo Imana mvuga ko nyishimiye ko hari ibintu byinshi yandinze, si kuri uwo munsi gusa. Imana igera indinda ibintu byinshi bitandukanye, igera indinda indwara z'ibyorezo, igera indinda impanuka zitandukanye. Ni ukuri Uwiteka ajyahabwa icyubahiro mvuga ko nyishimiye ndi hano. Imana ihabwa icyubahiro ko ijya ibana nanjye, ndinze impanuka, irinda ababyeyi banjye, irinda abaturanyi, irinda inshuti, irinda igihugu cy'u Rwanda, irinda abayobozi bacu, kandi n'ubu ngubu Imana iracyaturinda, iracyari kumwe natwe, iracyagendana natwe, iracyaturinda impanuka, iracyaturinda indwara z'ibyorezo. Imana iracyadufitiye ibambe, ni byinshi Imana igihe dufiteho umugambi. Niyo mpamvu rero isaha yawe itaragira nta kintu waba nkubwira yuko uhumure Uwiteka arareka n'Imana ishobora byose. Yego nibyo koko kandi tubyize muri ubwo buryo. Uwiteka Mana yanjye, ubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ubwo warwanye intambara nyinshi cyane, Imana ibirimo mu kazi ukora, niyo mpamvu Uwiteka azagutabara. Dukomeze tugende tuvuga ku kintu kijyanye n'impanuka. Impanuka y'ejo bundi Imana irayikurinda. Ese Kazuzi, no mpanuka zirimo kuba muri iyi minsi ni impanuka zino gutyo gusa zisanzwe, cyangwa ni ibitambo birimo gutamba nk'uko abantu barimo kujya babivuga? Rero izi mpanuka ziri kugenda ziba, navuga ko Satani yatanze ibitambo byinshi. Satani ntabwo ari gushaka ko abana b'Imana bishima. Niyo mpamvu uri kubona impanuka ziri kuba nyinshi. Satani afite ikintu bita ishyari, kandi ari kubona yuko nawe isaha igeze. Niyo mpamvu Satani ari gukora ibintu bye vuba vuba nyine, kuko ari kubona ko Satani ari kubona Imana igiye gutebuka vuba. Satani nawe akavuga ati ugomba guteza abantu impanuka, ugomba guteza abantu uburwayi, ugomba guteza abantu gukenyuka, ugomba guteza abantu kwiganyira, kugira ngo Satani agere kuri password. Ariko aribeshye cyane ko dufite Imana ishobora byose. Impanuka zimeze nabi, abantu bari gupfa bitandukanye, umuntu ari kuba ari mu buriri arigamirwa, ukumva mu gitondo ngo kanaka yapfuye, kumva umuntu mwamuri kumwe mu muhanda ukabona arasitaye gatoya kwana yapfuye akwana yarangiye. Rero mwene data ujye uva mu rugo usenza Imana, impfu zimeze nabi. Niyo password umuntu wari wese ugira urugendo aho agana hariho hose, kubera ko birashoboka ko umunsi umwe wayirirwamo ntuyiraremo, cyangwa se ukayiraramo ntuyirirwemo. Yego, agace kariko kose umuntu ateganya kuba yajyamo, najya byuka ajya asengera urugendo kuko nicyo bishatse gusobanura cyane. Yego, ikindi ndagira ngo ahantu uri, waba uri umubyeyi, ndakwingiza gusenga Imana bundi bushyashya. Yego, reka mbabwire, maze iminsi mbwira abantu n'abantu bose njya kubwiriza, yaba ari ku ma YouTube y'abantu, ku ma TikTok, maze iminsi mbwira abantu babwira ngo umuntu ukomejwe n'ubuhanuzi uwo ngo araza kugwa, ariko umuntu ukomejwe n'ijambo Uwiteka araza gukomera. Kandi kuko byaratangiye umuntu ukomejwe n'ubuhanuzi baraguye benshi, ariko umuntu ukomejwe n'amaraso ya Yesu Kristo akamujyamo akamubamo, ijambo rirambwira ngo abazi iyo Mana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora ibyo gutwara. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Numenye iyi Mana uko ikora, wapfukamye mu cyumba ugasenga Imana ikakumva. Ntabwo ari ngombwa ngo duhamagara abahanuzi. Yego, ugapfukama ugafata Bibiliya ugahamagara ubwiza bw'Uwiteka. Ni ukuri kwiyamamagaye Imana iraza kumva gusenga. Ariko mubyeyi, ndagira ngo ureke ibyo urimo, ureke ibyaha urimo, ureke amaganya, ureke ubugambanyi, ureke uburozi, ureke amashyari, ureke ubusinzi, utumbire umusaraba w'Uwiteka. Ndagira ngo uyu mwaka Imana iri gukora ku mugaragaro. Niyo mpamvu igisengero gufungwa, Imana irashyize abantu ku gipimo. Irashaka kubona ukiri mu udakijijwe, irashaka kubona umuntu wasenga Imana atayibeshye n'uwasenga Imana yibeshye. Muri make turi ku munzani w'Uwiteka. Ndagira ngo uyu munzani rero w'Uwiteka witware neza, utaza kujyaho ugasanga
ntabwo uragera aho Imana ishaka. Ese Kazuko muvuga ngo uyu ni umunzani, uyu munzani waje guterekwa mu Rwanda ku mu bindi bihugu utabamo? Rero urabona zino hanze Tanzania, Burundi, za Uganda, za Kenya, ku uyu munzani utabamo bimeze gute mu wita umunzani? buriya rero ganje ahantu hose mu gihugu cye cyose nuko tuba tutariyo ngo turebe, ariko ku isi hose uyu munzani urahari w'Uwiteka. Ntabwo uyu munzani uri mu gihugu cy'u Rwanda, yego, ntabwo uyu munzani uri muri za Kenya, uri muri Uganda, uri muri Tanzania, uri muri Kongo, oya, uyu munzani uri ku isi hose mu bana b'Imana. Yego, Uwiteka ari gupima. bishatse gusobanura ngo aho idaca mu nsengero ica n'ahandi hanze ibindi bintu cyane. Yego, ariko umunzani uri ku isi hose, Imana irimo gupima. Ko Imana iri mu kazi. Abantu zo mu Rwanda bajya bavuga bati Imana ije gutera agatebe mu Rwanda. Ajya kumva ukabihuza nawe mugano uvuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ese icyo cyo kimeze gite? Erega ganje buriya Imana iradukunda. Imana ikunda Abanyarwanda. Ntabwo Imana yanga Abanyarwanda. Ndashaka gutangariza n'abantu ko abantu bose bafite ubwoba bari kuvuga ngo mwami ngo turapfuye turashije, duhumure dufite Imana irinda. Ubwo bwoba mufite kubera ko dufite Imana irinda. Haleluya. Iyi Imana yatabaye Abisiraheli bari mu butayu, inako izabana n'Abanyarwanda. Rero Imana iradukunda. Ntabwo ari kuvuga ngo Imana iteye agatebe mu Rwanda, ahubwo Imana irahahora. Imana irahahora, ntabwo igiye gutera agatebe cyangwa ngo izagatere ejo, ahubwo Imana irahahora. Bajya bavuga ngo Imana iri Rwanda igataha u Rwanda, ariko ubu ngubu iminsi yose amasegonda Imana mu gihugu cy'u Rwanda nta nubwo izanahava, iteze no kuhava, iteze no kudukuraho amaboko. Imana idufiteho umugambi mwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Hanyuma rero ubona Imana irakurinze, Imana irandinda. Nandi kuvuga ati se mwami nuko bibaze kumva iyo nkuru ngo wa mukozi w'Imana witwa Mugiraneza, abenshi baze ku izina rya Kazungu, kavuga ngo Songo yitabye Imana. Gusa nyine gisa yaba yageze, twese turi mwese kandi tuzataha, ariko nukuri Imana yabinyuye kare. Imana yabinyuye kare. Nabanyegese pe, ariko ndashima Imana ko yandinze. Babyita gukenyuka. Wa mukobwa nyoko bukutamugejeje mu mago. Wa mukobwa ndi gutereta yumva iyo nkuru bakavuga ngo shire wawe yitabye Imana, wa muhanuzi w'Imana. Ariko ndashimira umuntu, abantu bose bajya bankurikirana ku macano, yaba ari kuri Emmanuel Ganje, yaba ari kuri Mama Mahanga TV, yaba ari ku Biye TV. Abantu bose bakunda kunkurikirana ku TikTok, ukunda kunkurikirana, ni ukuri mujye Imana igomba gusenga kwanyu. Yego, Imana igomba gusenga kwanyu, Imana igomba gusenga kwanyu. Inshuti z'umusaraba mukunda kunkurikirana, ni ukuri mujye mumushyigikira. Kandi namwe Imana izajya ibashyigikira mu byanyu, mu kazi mukora, mu byo mutekereza byose. Kubwo kureba ibiganiro byanjye, kubwo gutega amatwi mukumva ijambo Uwiteka yamaye ku buzima bwanyu. Niyo mpamvu Uwiteka ntabwo azabarekura ku buzima bwanyu, azahora bafite, kandi ntabwo muzakorwa n'isoni ku buzima bwanyu, kubwo kureba ibiganiro byanjye no kubwo kubaho Uwiteka. Ijambo rivuga ngo kubaho Uwiteka ni bwenge, kandi ukumva byane kukujijuka. Kubwo gufata umwanya wawe ukagura amamega ukajya kuri YouTube ukankurikirana ibiganiro byanjye ukabireba, ni ukuri musaba umugisha. Waba uri umubyeyi, waba uri umukobwa, waba uri umupapa, waba uri umusore, ahantu hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, ndabizi ko mujya munkurikirana mwese, mbasabira umugisha udasanzwe kuri uyu munsi wa none. Ikiganza cy'Uwiteka kibagereho. Imana ishimwe. Dusangije rero amakuru y'ukuntu impanuka yagenze n'uko yabaye n'uko Imana yakurinze. Turongeye turayishimiye bundi bushyashya, Imana ishyirwe cyane. Reka dusoze kino kiganiro turi ko dusenga Imana, hanyuma tuze gukomeza. Mana turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yabanye natwe. Ukomeze kurinda Abanyarwanda, ukomeze kurinda abakobwa, ukomeze kurinda abasore, ukomeze kurinda ababyeyi, ukomeze kurinda abaturanyi,
ukomeze kurinda ubwoko bwawe, ukomeze kurinda itorero ryawe, ukomeze kurinda abahanuzi, ukomeze kurinda abavugabutumwa, abaririmbyi, data wa twese ndetse n'abashumba bose. Ikiganza cyawe kirakibagire kuri uyu munsi wa none, bakomeze kumva gusenga kw'abanyarwanda. Data, igihugu cy'u Rwanda ndagisenga gutesha imbaraga za Mwuka Wera, ineza yawe ikiganza gikomeze kubana natwe. Amen. Amina.